daughter. turashima Imana, turashima abantu mwese mwadusize. Kintu mu gitondo ambwiye ko atwite. So thank you, God. I appreciate and Urakoze Imana. you showed me it's possible. Wanyeretse ko bishoboka. Apostle, thank you very much for being a family for us, you and the Noble Family Church. We got a lot of support from you guys here at Ahari hamwe n'ikigeragezo cyo gutegereza iyo mba ntegereje ahandi hantu ahari ntabwo umunsi mba ndahangaha. Maybe with the challenge of waiting, had I waited not in this place, ako ninjiye muri hariya marembo buri munsi nkaza nkumva ubuhamya bw'andi ba mama, nkumva ibinsubizamo imbaraga, nkumva ijambo ry'Imana ibyo byanshoboje gutegereza iyi myaka yose. Ngire ngo nta muntu bigeze home, phones, everything, and we want to thank you for that. And then my wife, thank you, Isimbi. You gave a family and you gave me happiness, and you've been positive. It was not easy, it's never easy, but when it comes, it's a big blessing for all of us. And Kiva is a joy. I didn't know that in the age of 50 you can get such a big gift. And God told me that in that harvest service, He's giving children. That same week, Isimbi just informed me that she found out that she's pregnant. I was happy. I think Jesus Christ loves children. we came to testify about the works of the Lord. Jesus resurrected for me. ndashimira ko uyu munsi ku munsi yazukiyeho aribwo nanjye nje kuvuga imirimo yiwe. And I thank the Lord because on the day we remember nari ndi gupostinga mvuga ndi kuwa gatanu mvuga Yesu ubu ngubu Satani ari guserebura avuga ati byarangiye, ariko muri iki gitondo yakozwe n'isoni forever. on Friday Satan thought he had won, but today niyo mpamvu turi hano turi kuvuga imirimo y'Imana kuko ibi ngibi nta wundi ubikora. Ushobora kwibeshya ugatekereza izindi nzira, ariko bikorwa n'Imana gusa. Ibi ngibi nicyo kintu nabonye amafaranga ataguha, ababyeyi bagukunda bataguha, umwana ni umwandu uva ku Iteka gusa. Murakoze. My husband also would like to say something. Good afternoon. mwiriwe, Thank you for having us. mwakoze kutwakira. First of all, I really want